hari ubushakashatsi ndi gukora ku bijyanye n'indahiro za kinyarwanda. Nicyo ndi gusoma indahiro za kinyarwanda ariko nkanabihuza n'igitabo cyitwa Mpangara ngo uhangare. Urakizi? Harimo indahiro ziteye ubwoba. Watubwiramo imwe wenda wumva kuko ikarishye kuko. Mu ndahiro hari indahiro utatinyuka kuvuga bitewe n'umuco wacu cyangwa se bitewe naho tuba tugeze. Hari indahiro kuri ubu ngubu utarahira mu ruhame. Usibye no mu ruhame nawe ubwawe niba buri wenyine utatinyuka kuvuga. Hari nk'indahiro zabaga zerekeza ku myanya wenda ndangagitsina y'abadamu. Hari indahiro z'abashumba cyane cyane nibo zitirirwaga. Ndi Rukundo rw'Imanzi rero nkaba umuhungu wagakara ku isura ko ndakayo ku mutima. Umuhungu wagakara ku isura akaba akayereye ku mutima. Ako karankomaguye. Mba wenda uzi Rutanga rw'Amaboko. Ubuzima buriya kira kigo cy'ubuzima bushingiye ku muco. Ndamuzi Rutanga rw'Amaboko. Buriya rero turamukunda cyane hano muri kaminuza cyane abantu dukora ibintu by'umuco kuko niwe ndererwamo. Cyane ko uyu muco wacu w'u Rwanda yaweranye amenyo mbere yacu akawutamirana ubwuzu. Urumva rero natwe nirwo rutirigo ngo tugomba kwigoragorezamo. Urumva rero tuba tuganisha ku cyago cyose cyakugariza u Rwanda. Cyane ko no mu isengesho rya Gihanga urarizi? Isengesho ry'Abanyarwanda, isengesho rya Kibogo. Ubundi baravuga ngo iyo utaye umuco w'iwanyu utora ico ry'ahandi. Ntese ni gute wasenga isengesho ry'abanyamahanga n'isengesho ry'iwanyu ntaryuze? Hello, big up nanone mwese mukomeje kudukurikira kuri Legacy TV. It's another day, it's another story. Didi Wise kuri Mike. Rukoma byuma nkabari nako nabyirutse rwanga kugwabira ndaje kugira ngo twongere dutwikane. Uyu munsi rero n'umunsi udasanzwe ko turi kumwe n'umuntu udasanzwe. Hey! Udasanzwe. Karibu kuri Legacy. Murakoze cyane. Yego. Rero nabwiye ati uhite ubasuhuza muri cyo kivugo cyawe hanyuma bate bumva ko udasanzwe kuko nkuko nabibabwiye. Ahubwo rero reka nongere nkaragumura ikitumiza abasizi ndamutse abisi n'abazirikanye ntaraminahira mu by'u Rwanda. Intiti z'iwacu namwe murakagwira. Yego di nitwa Rukundo rw'Imanzi. Kabeho kaburi cyago utinde ni Rukundo rw'Imanzi nka bicyotero cy'abatabazi ku rugamba simpanga rw'Umanzi umuhangenda muhangara nkamucura inkumbi nkumbura babisha icyo namushinga icumu byana mu byanga bakandirimba n'ikimenyimenyi mu rukingo rwa kabiri n'abakiramiro cy'abebye mwihenuka rero henukana mwizamuka razamukana mu buzamuka bw'umusozi matsinda umushitaye ubwoba abashamo ugize baramwishisha inatsinze umwanzi w'u Rwanda muzi cyanga kubw'urukundo nkunda u Rwanda ntinkunda u Rwanda waruvuga n'impararagorwa di ndi Rukundo rw'Imanzi rero nkaba umuhungu wagakara ku isura ko ndakayo ku mutima. Umuhungu wagakara ku isura akaba akayereye ku mutima. Ako karankomaguye. Nuko rero ngusanze muri kaminuza y'u Rwanda hatwicaye ni muri Arboretum ahandi bita mu biti abantu bahazi bazi ko ari ahantu rwose mu mahumbezi. Hanyuma mwebwe babasizi mukahita mu nganzo mw'imbere. Hano ubundi hano ni ku gicumbi cy'ubwenge. Iruhande kwa Mpandahande. Urazi? Iruhande kwa Mpandahande. Iruhande kwa Mpandahande. Hano hantu hafite amateka. Mu bitabo tugiye mu mateka y'ibintu by'ubwanditsi, ubusizi, ubugeni. Hano hantu hafite amateka. Hareza abantu benshi cyane. Ubundi baravuga bati intiti z'igihugu nahazikomo. Ubundi haraho ngira nti reka nkaragumura ikitumiza abasizi ndamutse abisi n'abazirikanye ntaraminahira mu by'u Rwanda intiti z'iwacu murakagwira. Intiti rero nahangaha nyine mba mvuze. Urumva? Intiti z'iwacu murakagwira nyine. Nahangaha mba mvuze cyane. Ukaba rero wiga muri ino kaminuza? Muri kaminuza y'u Rwanda ishami rya Huye. Nahangaha niga niho naje kuvoma. Waje kuvoma ubu titi kubintiti je byongeraho ntukabisige kubintiti cyane. Abantu rero bakagira bati muri iki gihe amashuri ntabwo ari igishoro cyunguka.
utabivuga ibyo ntutazi akamaro k'amashuri. Nese ubu ntiwari uri hano nkubonye graduation yahabereye, ntiwabonye bakuru bacu. Bose ubwo ngubwo ninde wabivuga ko amashuri atunguka kandi uri kubona umusaruro wihabereye. Nyine baragira bati abaherwe benshi ntibarangije amashuri cyangwa ntibanize. Kutarangiza amashuri no kutiga, kuba bakora business zigatera imbere no kwiga ni ibintu bitandukanye. Mpamya ko rero ushobora gukora business ikaba wagira umugisha igatera imbere ikaba successful, ariko mpamya ko iyo ufite noneho amashuri biba ari akarusho kurushaho. Ifite amashuri ari akarusho cyane. Gusa ufite ikijwi kinini kandi mbona uri muto. None se ko byikoze n'uyu muhogo nakoze nimba njya neza mbizire niko nimba njya neza ubu nabizira koko. Reka tujye kuri Rukundo rw'Imanzi. Iryo zina nta babyeyi bawe bari ku isi? Data ni Manzi. Data ni Manzi, iwacu ni mu Buganza ubundi. Data ni Manzi, nanjye nkaba Rukundo rw'Imanzi. Urumva Imanzi ni izina rya data. Kandi imfura nzima isubira ku izina rya se. Urumva nanjye rero mba nasubiye ku izina rya data, mba Rukundo rw'Imanzi gutyo. Rukundo rw'Imanzi gutyo. Ikivugo cyawe kikaba? Ikivugo cyanjye ni Rukundo rw'Imanzi nka bicyotero cy'abatabazi. Ku rugamba simpangarwa umanzi umpangenda muhangara nka mucuri nkumbi nkumbura babisha. Namushinga icumu mu byano rero mu byangabo hehe bakandirimba. Ko se ko mwamwivuga kwica? Nibyo. Kwica ntago ari ukwica umuntu. Habwo ni ukwica icyago cyose cyaza gitera u Rwanda. Tuvuga ngo ni ukwica umuntu, ese umuntu wamwica mupfiki. Gushinga icumu, kurasa umwambi, ibyo byose bigana mu cyico, kandi bavuga ngo ukamurasa habi cyangwa simbizi ugahamya mu cyico. Abantu bose bivuga ibintu by'ikinyarwanda abantu baganisha ku kwica. Impamvu ntabwo baganisha kwica umuntu kuko ubu ngubu aho u Rwanda rugeze nishe ubukene nabo nkoze ikintu gikomeye cyane, nishe inzara. Urumva ibyo bintu nabishimirwa. Urumva rero tuba tuganisha ku cyago cyose cyakugariza u Rwanda, cyane ko no mu isengesho rya Gihanga urarizi isengesho ry'Abanyarwanda, isengesho rya Kibogo. Reka da, iryo se ryo riba hehe nirya? Naho burya tuba tubivugamo. Oya rivuge twumve, rivuge wenda ubwo wenda ndatwara. Reka wenda ndikubwire ndigucire mu mayange. Rigira ati gasa n'iki Rwanda rusekere rugubwe neza, rusenderezemo amahoro n'amahe, rutsindira icyago n'icyagane, rutsindira ubukenya n'ubugingo buke, rutsindire umwanzi wo mu kirambi n'umurozi uvuka ishyanga. Garika ibiganza tugabire Rugaba maze twishyuke mu Rwanda umwe. Urumva rero oya buretse iryo sengesho ninde waryanditse? Ni irya bene Gihanga, ni irya Kibogo. Kibogo ninde? Nyine isengesho rya Gihanga cyangwa se isengesho ry'Abanyarwanda nta dini ribogamiyeho, ni iry'Abanyarwanda muri rusange. Twebwe twakabaye turisenga rero. Ngira ngo nimba wenda uzi Rutanga rw'Amaboko, ubuzima buriya kiriya kigo cy'ubuzima bushingiye ku muco. Ndamuzi Rutanga rw'Amaboko. Ngira ngo dufite gahunda shana kuzajya kumusura, nzajyayo vuba. Uzanyere kumusure. Uriya rero turamukunda cyane hano muri kaminuza, cyane abantu dukora ibintu by'umuco kuko niwe ndererwamo. Cyane ko uyu muco wacu w'u Rwanda yaweranye amenyo mbere yacu akawutamirana ubwuzu. Urumva rero natwe nirwo rutirigo ngo tugomba kwigoragorezamo. Ni imfura cyane uriya mugabo. None se iryo sengesho ni niwe waryanditse? Ninde waryanditse? Ahubwo ngewe ndibona bwa mbere niwe naribonyeho. Namubashije byinshi biyerekeye, ambwira ko nyine ryari isengesho ry'Abanyarwanda kandi Abanyarwanda ni twebwe bene Gihanga. Rero ni isengesho ryiza, nta dini ribogamiyeho. Nta hantu ryanditse se mu bitabo bya kera wenda ngo tuvuge ko byakugora kubona ibitabo ryanditsemo iryo sengesho, ariko rirahari. Rirahari kuko nago iyo tugiye no mu mateka y'ibimanuka mbere yaho gatoya dusanga naho guhera kuri Gihanga barakoreshaga iryo sengesho, bararisengaga. Ubwo ibimanuka tubyihorere, ariko kuri yazoye ubwo nyine abandi babigoragoza ukundi. Kandi ariko ndumva binshimishije cyane, biranaryoshye cyane kuko buriya nyine
tugomba kugira iyo tuva tukamenya nyine aho dukomoka n'ibintu nk'ibyo byiza tukabitora nyine umuco ni mwiza uryoshye aho tuva n'aho dukomoka nibuka akantu gakomeye cyane impamvu y'ibi byose tuba tugomba no gusigasira uyu muco wacu cyane nkatwe b'urubyiruko cyangwa se abajene nkoresha iyi mvugo ubundi baravuga ngo iyo utaye umuco w'iwanyu utora ico ry'ahandi ntese ni gute wasenga isengesho ry'abanyamahanga n'isengesho ry'iwanyu ntaryuze numva ibyo byaba ikiganiro gihambaye byaba ikiganiro gihambaye ariko nyine cyangwa bikaza kuvamo ko mushyamirana n'abandi bantu ukuntu ariko nyine duhere ku by'iwacu tutazaca umuco w'iwacu tugatora ico ry'ahandi tubanze twivugire kuri rukundo rw'imanzi rukundo rw'imanzi niko rukundo rw'ima iki kigo ukakibayemo ute iki kigo nkibayemo neza ndi umwanditsi niga ubwanditsi ubugeni n'ubwanditsi nanjye ubwanjye ndi umwanditsi ndi umunyamakuru bazansure Imena TV mugende muyire mu kiganiro University Talk dukora ikiganiro kivuga ku buzima bwo muri university haba ku bakobwa abahungu ese ababana n'ubumuga byifasha bite bafatwa gute muri university ayo makuru yose bayashaka nyine kumenya ubuzima inzego zose z'abantu ziba muri university babayemo nahandi rero bagikora ni ku Imena TV show bagende badusure bararyoherwa cyane ko buramamaje ntacyo ndabikwemereye kandi koko bagusure ku Imena TV ndaprofise nta kibazo nta mutima mubi yego murakoze cyane kubyemera urakoze cyane rukundo rw'imanzi aha ngaha muri kaminuza cyane cyane yiyahuye bose wenda siyo gusa ubundi hari ibintu byinshi biba bivugwa muri kaminuza abana beza abakobwa beza ni ikintu kimeze nkaho ari kitarusange kuri za kaminuza zo hoya se ubwo wagize ngo amaso ntiyaguhaye nyiramaso yerekwa bikibindi akibonera barani bande birasibiremwa abana beza baba bahari cyane muri university cyane ko by'umwihariko hanihuye ariko ni arboretum kabizwi cyane iyi ngiyi ifite mu bintu bitandukanye harimo n'amabara urumva iyo tuvuze abana beza ntabwo ari abana beza bato abakobwa beza bonyine n'abahungu beza bazi no kubatereta nabo barimo bimeze ngo amabara uvuze nayahe nayo batera nawe uri umunyarwanda uvuga ibyo wumva amabara uvuze nayabera muri iri shyamba sibwo none iri shyamba rirejejwe ariko rirejejwe ni iry'umugisha urumva rero niyo mwagira gutyo ugahura wenda n'umwana cyangwa se umwari kambyite gutyo muba muvuga ku masomo urumva se muba mugaruka ku masomo kuko hari amahumbezi hari akayaga muba muganira just ku bintu byubaka u Rwanda cyane natwe bikatwubaka cyane kuko tuba twaratumwe hano ngo tuze gushakira igihugu imbuto n'amaboko urumva rero umwana asabana no gusabana nta kiba kibikuyeho burya ngaho noneho tuganire ku buzima muri kaminuza muri rusange urabona umuntu nyine avuye muri high school ubu ngubu musigaye muniga mukiri batoya bigenda gute ugera hano kugira ngo nyine unabakumbuze kugera hano rero iyo ukivuye high school uba ufite urugendo rurerure ugifite n'akajagari mu mutwe ukuntu utaranamenya byinshi ushobora no kugera ukagira ngo wenda animateri azaza nko kukubyutsa wenda n'urugero cyangwa se wenda mu gitondo baraza kuvuza filime wenda mujye koga cyangwa se wenda ni ibintu byinshi ugera hano ugasanga byarahindutse nk'urugero ushobora nko kuza ukabona nko mu gitondo ukabona nk'abantu buri wese yibereye muze ukavuga ati wenda twe nta karase dufite twabivuze tubyerekezaho wowe uko byagiye bikugendekera wowe ku giti cyawe njyewe nkihagera nyine ikintu cyanunguye ni muvoma z'abantu mu gitondo cya kare ukibyuka ukabona buri wese ari muri muvoma zigatangira mu gitondo zikageza saa sita ukagira ngo wenda nabanje kugira ngo karase yacu ntabwo twize kumbe mu ishuri isomo rigeze kure mpita mvuga nti bino bintu ntabwo amazi ari yayandi nyine ni ukumenya izawe ubundi iyo gutegereza ngo abantu bashire ngo abantu ngo barahari ngo ni benshi ngo muvuma ngo nizigabanyuka nibwo nibujye karase
aho ngaho waba watakaye cyane akamenya ibye cyane. Nicyo kintu kigufasha cyane nyine kuba wakiga kaminuza kandi ukayirangiza neza, ukirinda amariteke. Ngira ngo barabyumva cyane riteke icyari cyo. Iki cyagushimishije muri kino kigo? Ikintu cyashimishije ni uburyo icyo waba ushaka gukora cyose wagikora, kandi waba uri umukinnyi w'umupira, waba ukina basket, ubwo football, basket, volley, ushaka kuba umuhanzi, ushaka talent yose waba ufite, hano hantu nyine ni ahantu heza ho kuyidevelopera. Ukora itangazamakuru hano muri radio yacu, hakaba na mukuru wayo Sarusi. Urumva nyine ikintu cyose waba ushaka gukora uragikora kandi ugatera imbere. Ni ikintu cyanshimishije cyane nkihagera. Ibintu bikuvuna, challenges bikuvuna kuruta ibindi muri kino kigo, muri no kaminuza. Challenge zigorana ni ukumanaginga amafaranga. Nicyo kintu cya mbere. Kumanaginga amafaranga uko yabangana kose, kwemanaginga biragorana cyane uri hano muri kaminuza. Oya, isobanura ntabwo mbyumvise neza gute se? Kuko hano usibye kuba wenda ukenera kurya wenda no kwambara, haba hari ibintu byinshi cyane, ama event menshi cyane kandi yose abasaba kugira ngo upese. Urumva rero nyine biragorana nyine kwirinda kuba wenda bavuga ngo wenda iyi party yabereye hano ntabwo ndi buyigemo, kandi bo nabagenzi bayigiyemo, hano haba event runaka ntabwo uri buyigemo. Urumva nyine niyo udafite amafaranga hari ukuntu baho nyine yuko ntabwo uba wisanzuye. Ariko nyine kuyamanaginga wumve ngo biragorana cyane. Ibintu bita kwitera icyuma kera byabaga sinzi niba hano bijyari. Ni ukwitera inkota ubu ngubu. Kuko urumva ntabwo nababaye nk'akaburuse ngo ugire gutya wenda habe hari party wenda y'ibihumbi 5 wenda kwinjira, uri ugende wenda ugakonsomamo nk'ibihumbi 10 nanone, uri bugaruka ukishyura igifu cyangwa se uba na geto, ntabwo byoroshye. Ntabwo byoroshye. Vuge buruse ubu ngubu bigeze kurangahe? Basigaye baba ubu ngubu bigeze ku 40. Ibihumbi 40. Ngaho bimanaginge mu kwezi twumve. Mu kwezi wowe tuvuge nkaho kujya ubigenza. Restaurant ni 30 ya makeya ku kwezi. Urumva hasaguka 10. Urumva ngewe nibera hanze da. Nibera muri geto. Urumva ariko biba byoroshye geto. Urumva geto nubone nabwo ntago wabona inzu iri munsi ya 30 ku kwezi. Urumva usagura 10. Urumva nyine biba bisaba gukora cyane kugira ngo bace kuba wabaho neza. Ya ntabwo mbyumvise. None se ko wavuze ko habaho ama event menshi wenda ufite n'izindi charge, wowe ubigenza ute wowe ku giti cyawe? Urumva cyangwa ubwo wasanga mwigize bangahe kugira ngo amafaranga yiyongere? Kugira ngo amafaranga agabanyuke wenda y'inzu muri huza wenda muri nk'amatipe babiri, ariko nyine biba bisaba kugira ngo nimba uzi ko wenda uri umunyabirori cyangwa se ukora ibintu uba uri mu bintu by'ibirori cyane, wenda hari gutegura ama event, hari kuba wenda uyitabira bisanzwe, no kuba wenda ugerageza buri kimwe cyose ugukora buri kimwe ku buryo za event nawe noneho ziri bukugirira umumaro. Nuvuga nimba ari party runaka wenda ugiyemo ngo uragenda utanga amafaranga birangire gusa, no nyine jyamo nawe hari ikindi kintu uri buvanemo. Nicyo nkawe sha uba wagiye kuvugira inka no ndagufashe. Ya ni muri ubwo buryo. Hari ibintu bitaga kumama. Musinga birori cyane cyane ubukwe, nkanavuga amazina y'inka. Urumva muri weekend cyane mba ndokipi. Indi minsi isanzwe nkaba ndi ku ishuri, indi minsi isanzwe nkaba ndi gukora itangazamakuru nanjye. Kuko turanandika turandika tugakora n'ibiganiro nyine university kana bagenda babwira kuri YouTube channel. Urumva nyine buri gihe cyose mba ndokipe cyane. Cyo turakigarukaho mu kanya. Nagira ngo nkwibarize ku kintu cyabagaho hano kera cyitwa kumama. Muracyamama? Abamamyi ndabasuhuje cyane. Abamamyi sha cyangwa se abakinnyi bakinira mu kibuga. Urabazi izina bararihinduye? Nyine yose ntago bayahinduye, ariko nyine bafitanye isano cyane. Ariko abamamyi nyine wasangaga yiga nka 2 mu cyumweru. Banza risobanure kumama ni iki? Kumama nyine ni ukuba wiga ariko nyine ukagica n'inyuma ukajya gukora utundi dukorwa nyine twakuzanira nyine akantu. Kugisiba ishuri nimba rimwe na rimwe no kuri attendance wabona bikaze bakaba bagusinyira. Nyine ni muri ubwo buryo. Ibyo bikora? Oya ntago njya mbikora. Ntabwo urabikora? Ntago ndabikora. Ntago ngewe ntago mbikora mu gihe tudafite amasomo. Kandi wikora kuri Sarusi? Nyine ariko ni mu gihe tudafite amasomo. Urumva nkora ku mugoroba, kandi ku mugoroba kenshi nta masomo tuba dufite cyane ko mba ndi no mu nkera.
mu nkera nyarwanda barabizi cyane Rukundo rw'imanzi umuhungu w'agakara ku isi ariko nkabaye kayobe ku mutima burya ni njyewe hari abandi abantu bitaga abasaro ino baracyahaba abo se ko numva ntabazi abasaro abakonari ahubwo ntago nkibabona ariko ntago nkibabona ntago nkibabona basobanurira abatabazi nyine njyewe ntago nkibabona gusa nyine amateka ya hano barazwi cyane hari muri auditorium muri audi bajya babambwiraho babubwira ko ari abantu bameze gute bambwiraga nyine ko ari abantu bari baritandukanye n'abandi cyane ko bari itsinda baritsinda nyine nta muntu ujya kugenda wenyine ngo baba ari groupe nini cyane ikora iki nta makuru ahagije mbifiteho ariko nyine ni abantu nyine ngo navuga ko batari basanzwe n'urugero ngo nimba nk'umwe wenda bavuga ngo umwe agiye kunyara wenda nko ku muhanda ngo bahitaga babikorera rimwe icyarimwe nimba bagiye kwambara wenda bose bagiye kwambara nk'aka gacongo keza kameze gutya ubwo ni ukuvuga ngo bose nta kuntu bari buze bambaye urumva uri umwanditsi harya ibyo rero bakabikoreraho ubushakashatsi uzabaze mu mateka uzanabyandikeho kugira ngo bitazacika abakorari bameraga nk'abahuriga bo muri football yo mu Bwongereza wenda ngo haye umukoro uzabyigeho unabyandikeho kugira ngo bitazacika kugira ngo uwo muco dukomeze tuwusigasire ese wari mwiza se nimba uwuzi koko wari umuco mwiza uzabikoreho ubushakashatsi nubona ubwo bushakashatsi abantu bazafata umwanzuro narigize ngo mbutangirire kuri wowe noneho nyuma ya mikoro noneho kugira ngo uzabone icyo wandika na hanyuma rero dukomeze ikiganiro cyacu tugana ku bwanditsi bwawe nk'umuntu wiga ubwanditsi ubundi abantu baravugaga kera wenda menyana n'ubu ati umunyafurika nushaka kugira icyo umuhisha uzandike uzaba umuhisha ahantu atazabona rwose ibyo bintu si challenge ku mwuga wanyu ku mwuga wacu navuga ko ari challenge ariko dufatanyije na leta iriho turi kugenda ibyo bintu tubikura mu bantu n'ubu icyo tubereho nyine ni ukugira ngo hagende haza generation nshyashya zihindura ibintu kuko cyane ubona ko umuco wo gusoma abanyarwanda bari kuwitabira cyane unarebye uburyo amalibrary ari kwaguka mu gihugu biri ku rwego ruhambaye cyane ugenje library zari ziriho mu 2000 na library zari ziriho mu 2010 na library ziriho mu 2020 na library zitangiye kubaho muri uyu mwaka dutangiye barimo ikinyuranyo gikomeye cyane ubona ko rero abanyarwanda bari kugenda bakunda gusoma kandi n'abanditsi bakiyongera cyane cyane mbibonera hano burya hano muri kaminuza yacu ya Huye abanditsi barandika muri library mugasoma nk'ubugiye muri library wasanga huzuye izi sahu haruzuye abantu baje gusoma ibitabo urumva rero ni ikintu kigenda ni ikintu kimaze gufata indi ntera mu mitima y'abantu benshi cyane kumva ko nyine iyo wanditse abantu barasoma biri guhinduka cyane ni challenge twari dufite ariko ubu ngubu navuga ko iri kugenda ivaho abantu bakugenda bitabira umuco wo gusoma rwose gitabo uri gusoma muri no minsi kitwa ngo iki ndi gusoma nkunda kenshi gusoma ibitabo by'ikinyarwanda cyangwa se by'ikibonezamvugo ikibonezamvugo n'ubuvanganzo nkunda kubisoma cyane ariko ubu ngubu ndi gusoma igitabo cyitwa hari ubushakashatsi ndi gukora ku bijyanye n'indahiro za kinyarwanda nicyo ndi gusoma indahiro za kinyarwanda ariko nkanabihuza n'igitabo cyitwa mpangara ngo uhangare urakizi kibitutsi ndi guhuza indahiro n'ibitutsi nibyo bintu ndi gukoraho ubushakashatsi ubu ngubu tubwiremo akantu kari kugushimisha ubu ngubu indahiro nshobora kuyirahira nkanjye kuko indahiro burya ni ikintu gikomeye cyane indahiro ifite ikintu kinini isobanuye nshobora kuyirahira nkanjye ariko nagira gutya nabikwerekezaho bigahinduka igitutsi ni urugero wenda niba mvuze ngo umbwiye nk'ikintu nkavuga nti ndagakubitwe n'inkuba ubwo nshobora kubikwerekezaho urumva ko naba nkututse urumva rero indahiro n'ibitutsi ni ibintu bifitanye isano bigenda mu mujyi umwe ndi gushaka nyine kubihuza ndacyari guhuza ibitutsi nyarwanda n'indahiro za kinyarwanda kugira ngo ndebe umujyi wabyo ntabwo ndabubona ariko ndaza kubishyira ahagaragara mu minsi mike numvise ko mpangara ngo uhangara ari igitabo
gikarishye cyane mu bitutsi. Iki- N'indahiro nabyo harimo indahiro zikarishye koko. harimo indahiro ziteye ubwoba. Watubwiramo imwe wenda wumva koko ikarishye koko. Mu ndahiro hari indahiro utatinyuka kuvuga bitewe n'umuco wacu cyangwa se bitewe n'aho tuba tugeze. Hari indahiro kuri ubu ngubu utarahira mu ruhame, usibye no mu ruhame nawe ubwawe niba buri wenyine utatinyuka kuvuga. Hari nk'indahiro zabaga zerekeza ku myanya wenda ndangagitsina y'abadamu. Hari indahiro z'abashumba cyane cyane nibo zitirirwaga, ariko nyine ugasanga niho ziganisha. Urumva nk'iyo ndahiro biragoye ko wayirahira mu ruhame, usibye no mu ruhame niba buri wenyine biragoye kuba wayivuga. Ubu wanze no kutuvuga. Oya na Naho shaka basi ndakarishye kugeza aho ngaho. idakarishye nayivuze wenda ni ndagakubitwe n'inkuba, ndakavuna icumu wenda ryanjye, cyangwa se ndakabura umugore wanjye. Urumva izo ni indahiro urumva izo ni indahiro zoroheje. Bigomba kuba bitanditse muri icyo gitabo uri gusoma. Ibyo biranditse, ahubwo hari izindi ndahiro zikomeye utatinyuka kuba wavugira hano. Turangira icyo gitabo nanjye nzajya shake basi nzatahire kugisoma. N'ubundi wahera kuri Mpangara ngo uhangare. Yabigufashamo cyane. Ikindi nyine ni umuco, ni indahiro za Kinyarwanda, ni indahiro za Kinyarwanda, umuco w'Abanyarwanda. Urateganya iki nk'umuntu w'umwanditsi? Ubu wowe avenir yawe uyibarute? Nyibarira mu bwanditsi n'ubunyamakuru. Urumva ni ibi bintu bibiri. Hari igitabo wari wandika? Hari icyo natangiye ko ntabwo navuga ko nigeze nkisoza, ariko naryo indwi. Kiri kuvuga ku biki? Kivuga amahanga arahanda. Kivuga ku bantu ubwo nabita aba diaspora. Iby'imahanga n'iby'i Rwanda nibyo nahujije. Bihuriza mu gitabo kimwe. Iyo mico yose, ayo mahanga bajyamo n'umuco wacu w'u Rwanda biba bimeze bite. Urumva nyine ni ibintu bisaba abantu, bisaba kujya gukora ubushakashatsi ku bantu bagiye imahanga, ku bantu baba mu Rwanda, ukabanza ukabareberaho bose. Urumva rero ni ibintu bizagorana cyane kugira ngo cye cyajya ahagaragara. Ariko Imana nibigenza neza kizajya ahagaragara cyane. Yego. Turakwifurije rero ko bizagenda neza, kandi Rukundo rw'Imanzi turagushimiye kuba ikiganiro cyiza uduhaye kubw'ubuzima bwo muri kaminuza dusangije iyi campus ya Huye, ndetse no kubw'ubuzima muri rusange utugezeho. Yes, mwe mwese mukomeje kudukurikira kuri Legacy TV. Rero mwamwumvise ni Rukundo rw'Imanzi, akaba umuhungu w'Imanzi nyine, kandi mwamwumvise n'ibyivugo bye. Hari ikivugo ngo ni kera Rukundo rw'Imanzi, umuhungu w'agakara ku isura nk'abakayobe ku mutima, ako gusa kaba kanabaye. Umuhungu w'agakara ku isura akaba akayobe ku mutima. Njyewe sinzi uko nsa mu isura, wenda mwe murabibona, ariko hose ni inzobe, n'imbere murabizi nta mutima mubi. Mukomere rero mukomeze mudukurikire kuri Legacy TV. Inyuma ya kamera hari umuhungu wanjye Rurangwa Isa, umuhungu witiranwa na Yesu Kristo sha.